ubushize bwo duherukana yatanze ikiganiro abantu batanze comment nyinshi akaba azanasobanura bimwe mu byo yabajijwe. Rero ni ikiganiro avuga ko imperuka izaba mbere y'umwaka wa 2027. Yagiye mu bintu byinshi, yasomye mu gitabo cy'itangiriro, arakomeza ajya mu mateka agaragaza uburyo imperuka igomba kubaho mu kinyagihumbi cya 7. Uhereye mu 168 ubwami bw'abagereki bukimara guhanguka havutse icyo bitaga Empire Rome cyangwa se cyari ubwami bwagutse bw'abaromani. Ahanini bwari bugizwe na bira bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Antikristo yaba ari inde, yaba ari gukora te, yaba ari gukorera hehe, yaba ari gukorana nande, ari gukorera muri inde. Ni Vatikani ariko iyobowe n'ubwami bw'Upapa, ariko vuga abami bako gahimba icyo bazakora ko bazavuga ibyo kugomera isumba byose, barenganya bera bisumba byose, bigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ibyo bintu bitatu rero ari bwo amaturo ya Protestant yavukaga muri Amerika, burya bahunze akarengane kabaga mu Burayi. Ikiganiro watanze kibanza kigendanye n'ukwerezo ry'isi riri hafi imbere ya 2027 gihuye n'iki kiganiro birahuye cyane kuko abantu batemeraga amahame ya Roma ntabwo yabihanganiraga, ahubwo yabagaruraga ku itegeko ku buryo ababyangaga byabagizeho ingaruka ku buryo hari abantu benshi bapfuye. Ibyo biga amateka barabizi. Kanoneho ntabwo ari cyo gusa, ubwami nanone bwavuze ibikomeye kuko nushaka kwerekana ko ari wo kwa Antikristo, ari we mu rugo kwa Antikristo. Ubwo Papa no Antikristo, hanyuma Vatikani nibwo ni mu rugo rwa Antikristo. Icyo hano batugaragarije nkuko twabisomye, abantu bakure y'amaso be kugira undi Antikristo bategereza uzaza. Antikristo ni Papa, kwa Antikristo n'ubwami bw'Upapa. Bivuga ngo uwo nibyo bikomeza kugeza ku mperuka, nta wundi uzigera ubaho. Icyo ibyashuwe byatubwiye nibigera ku mperuka, mbese biri ku isi system irwanya Imana yo ku isi y'ubwami bwo ku isi niwe ubuhedinze, niwe ubukuriye. Nuko Antikristo noneho azagira amashami, agira inyamaswa ivuye mu gitaka, agira noneho n'ihuriro ry'isi yose, amadini na leta zo mu isi, aricyo kizwe igishushanyo cy'inyamaswa. Noneho byose bifatikanye nawe, bivuze ngo nubwo abantu bashobora kuba barabaye mu buyobe n'uyu munsi bakaba baburimo, bakarabya Antikristo batabizi, ariko ntabwo abantu uyu munsi bakiriweho iteka kuko baramije Antikristo. Ahubwo uyu munsi tubona mu Gesho 18 ko Imana ibi byerekezaga ku kwishira hejuru k'uwo mwami. Tubibona cyangwa byagaragaye mu mateka ko ubupapa bwishize mu mwanya w'Imana kugeza ubwo umuntu upfa yitwa ngo nyiri ubutungane cyangwa se uwera, kandi Yesu aravuze ngo nta wera ubaho, uwera ni Imana yonyine. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka twongere tubasuhuze inshuti zacu, abavandimwe muri mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi. Tunejejwe cyane n'uburyo mufata umwanya wanyu mukawutanga mukumva ubutumwa bwiza. Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze guherekeza ubutumwa bwiza mwumva kugira ngo busohoze umugambi mwiza ku buzima bwanyu. Uyu munsi turagarutse rero, murabona ntabwo turi twenyine, tugarukanye n'umukunzi wanyu mwakunze muri benshi. Ubushize bwo duherukana yatanze ikiganiro, abantu batanze comment nyinshi akaba azanasobanura bimwe mu byo yabajijwe. Rero ni ikiganiro avuga ko imperuka izaba mbere y'umwaka wa 2027. Yagiye mu bintu byinshi, yasomye mu gitabo cy'itangiriro, iremwa ry'isi, buryo isi yaremwe mu minsi 6, ku munsi wa 7 Imana ikaruhuka, afata iyo minsi ayihwanya n'umwaka, imyaka 7,000. Arakomeza ajya mu mateka agaragaza uburyo imperuka igomba kubaho mu kinyejana kwitwa mu kinyagihumbi cya 7. Ariko nyine tugaragariza neza ko imperuka igomba kuba mbere y'umwaka wa 2027. Abatarakurikiranye iki kiganiro mwajya kuri channel muragisangaho, kandi yarabisobanuye garagaza n'abandi bagiye babivugaho. Rero tuguhaye ikaze, niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byacu uko bizaza bikurikirana na Theoneste ndetse n'abandi, kuko tugufite ibiganiro byinshi aho dushaka gukura abantu muri confusion kubirebana n'imyemerere y'amadini atandukanye. Iki rero ni ikiganiro cyitwa Menya Nibi. Muri Menya Nibi rero tugiye kugarukana na Theoneste, ngira ngo uramubona imbere yawe. Theoneste, uraho neza? Muraho neza, bisashye. Amahoro y'Imana Yesu yibazwe. Yego rwose murakoze. Tunejejwe cyane no kuba murakoze cyane. Imana iguhumugisha cyane. Nago navuga ngo akakanya tusubiza bimwe mu bibazo abantu babajije, ko abantu bagize ikibazo cy'uburyo bagaragaje ko imperuka izaba imbere y'imyaka ya 2027, ariko hari n'abandi babyemeye kandi ko kubona bagenda babiteraho kashe barabyemeza. Ariko uyu munsi utuzaniye iki? Murakoze cyane. Uyu munsi nk'uko
iyi cano yanyu ariyo kugira ngo abantu babashe kumenya ukuri. Niyo mpamvu nifuje ko uyu munsi twabareba antikristo uvugwa muri Bibiliya cyangwa se ubwami buvugwa muri Bibiliya burwanya Imana, kandi ubwo bwami ni ubwami bw'ubupapa nk'uko tugiye kubireba. Ugiye kutubwira antikristo wa nyawe, utubwire ko ari ubupapa? Ni ubupapa antikristo cyangwa ubwami burwanya Imana bwavuzwe muri Bibiliya. Ese Theoneste, tukiri aho ngaho tutarakomeza kuri iyo topic tuzaniye ya antikristo ari we papa tubwira, ari ibintu biri kubaza. Icyambere, ubundi uracyahamya neza yuko Yesu koko azaza mbere y'umwaka 2027? Ndabihamya kuko ijambo ry'Imana n'abahanuzi bayo batabesha kandi twarabibonye. Okay, cya kabiri, ubushize narakuganije mubaza ni ubundi sengera muri itorero. Jewe nari ndizi ariko ndashaka kuribwira abandi bakabimenya. Usengera muri idini? Yewe ndi umudivantiste umunsi wa 7. Abadukurikiye gira ngo murumva ko n'abadivantiste batangiye kugera ibi byose. Nta kindi dushaka ni ukugira ngo abantu bave muri confusion y'amadini, abantu bayoboke inzira imwe gusa, ijambo ry'Imana, bamenye Yesu by'ukuri, hanyuma ari we wabera inzira no kuri n'ubugingo. Be kugira ibindi bintu bubakiraho, be kugira idini bubakiraho, ijambo ry'Imana niryo dini rikomeye kuruta ibindi byose. Reka rero tumuhe ikaze na karibu, hanyuma yinjire mu kiganiro. Theoneste, mbere yuko twinjira mu kiganiro wabanza ukadusengera. Murakoze cyane. Uwiteka Mana nziza, twongeye kugushima kubw'ineza n'uburinzi byawe byabanye natwe, wemeye ko tuba tukiriho kubw'imbabazi zawe wihererwa icyubahiro. Muri uyu mwanya tubonetse imbere yawe, turi abanyabyaha, iminwa yanduye, turakwinginga kugira ngo tubabarire kubw'amaraso y'umwana wawe, kandi tugiye kuvuga ibyawe ariko turi abana bato, turasaba cyane kugira ngo duhagarareho, duhagarikire, kugira ngo Mwami Imana ntituvuge ibyacu ahubwo tuvuge ibyawe. Aho rero nk'umugisha abantu bose baduteze amatwi, kandi buri wese Mwami Imana akakanya ntikabe imfabusa kuri we, ubwo kabe akatujijura n'agatuma turushaho kumenya ukuri kwawe kandi tuguhagararemo, izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Rero tugiye kuganira kuri iyo topic mwateguye, hanyuma kubadukurikiye turi buganire kandi turasa nkaho tuza kwinjira mu kantu kameze nka debate, kubera ko ikibazo dufite nyine ni ya madini, kandi turashaka kugira ngo abantu bamenye Bibiliya nyine, bamenye ukuri ku ijambo ry'Imana. Rero abadukurikiye muze kugira ikibazo nimwumva ari ahantu ngenda mbaza ibibazo cyangwa se nanjye ninjira tuganira cyangwa ngira ibyo nshaka gusobanura, tuguhaye ikaze na karibu. Murakoze cyane. Nk'uko twabivuze muri Bibiliya, cyane mu bice by'ubuhanuzi Daniel n'ibyahishuwe, hari ibintu Imana yagiye igaragaza by'ubuhanuzi cyane bugendanye n'ibihe biheruka ndetse n'amateka y'itorero, kandi Imana isaba ko abantu babyitaho cyane, kuko no mu byahishuwe uzi ko marayika abwiye Yohana ati hahirwa umuntu usoma ibi bintu, hahirwa n'ababyumva bakitondera ibirimo. Urumva rero ni ngombwa ko ibi bintu bisobanuka. Rero muri bitabo cya Daniel n'ibyahishuwe ndetse n'ahandi hagiye hakunda kuvugwamo antikristo cyangwa ubwami burwanya Imana. Nk'uko mbivuze, ubwo bwami ni ubupapa. Mu by'ukuri umva abantu bavuga ibintu byinshi batantikristo, bakagira uko abantu babivuga, azaza ntaraza, ariko nk'uko mbivuze antikristo, ubwami burwanya Imana buvugwa muri Bibiliya, n'ubwami bw'ubupapa kubw'impamvu tugiye kureba. Iyo Daniel yerekwa, nk'uko tugiye kubireba, hari ibintu byinshi yagiye yerekwa, ariko nifuza ko twahera mu gice cya 2 cya Daniel. Umwami Nebukadinezari, ngira ngo abadukurikiye baramuzi, yarose inzozi, arota igishushanyo kinini cyari gikozwe mu mabuye y'agaciro ariko atandukanye, umutwe ari zahabu, igituza n'amaboko ari ifeza, inda n'ibibero byari umuringa, amaguru ari ibyuma, noneho ibirenge n'amano bikaba ibyuma ariko bivanze n'ibumba. Aha rero nk'uko Daniel ari we waje gusobanura izi nzozi, kuko uzi ko umwami yahamagaye abakonikoni birananirana, yari yazi rose aza no kuzibagirwa, urumva cyari ikibazo. Ariko igihe Daniel yazimwishuraga aramubwiye ngo icyo gishushanyo warose ni abami 4 bazaba mu isi, ariko aranamubwira ati uwo mutwe w'izahabu ni wowe, kuko ubwami bwe bwarakomeye, Imana iguha isumbwe mu isi yose, kuko icyo cyarayoboye hafi isi yose. None iramubwira itazakurikira ubundi bwami bwa 2 utazaba ukomeye nk'ubwawe, hakajyeho n'ubundi bwa 3, atariko hazaza n'ubundi bwami bwa 4, ubwami buzaba bukomeye. Avuga ikintu buzakora ko buzajanjagura isi, bukayisibanga, bukayimenagura.
ahangaha rero nk'uko iyo tugiye mu mateka yahise tubona ko ubundi civilisation enye zikomeye zabayeho mu isi ari Babuloni, abo bafite n'imyaka bategetseho n'igihe bagiye bagereza Abamedi n'Abaperesi, tukabona bakurikiraho Abagereki, ndetse ubwami bwa kane bwabaye ubwa Roma. Ariko burya Roma irimo ibice bibiri, hari Roma pagani ihera mu 168 imbere ya Kristo ikageza muri 176 nyuma ya Kristo, noneho hagahita haza Roma nkirisitu cyangwa se aribwo bupapa. Hari ibyabuvuzweho rero, ariko biratangaje kuko no mu gice cya 7 Daniel nawe yahise yerekwa aho yarose inyamaswa enye. Ubwo ni muri Daniel igice cya 7 umurongo wa mbere, arota inyamaswa enye, ya mbere yari intare, ya kabiri ari idubu, ya gatatu ari ingwe, ya kane aza kubura ibara ryayo kuko ari iteye ubwoba, ahubwo abonaga ifite imitwe 10, none hiza kumuyobera. Ariko marayika yaje kuboneka aramusobanurira, kuko Daniel, iyo dusomye Daniel 7 umurongo waho gwera kwa 15, ngo nyewe Daniel ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima, birambabaza cyane, nyamara negera umwe mu bari bahagaze aho, mubaza amashira kinyoma y'ibyo byose, arabimbwira ansobanurira impamvu zabyo. Ati izo nyamaswa enye ni nini uko arenye, nibo bami bane bazaduka mu isi, ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami, babuhindure bubuga biteka ryose. Urumva ko Daniel abwiye ko izo nyamaswa enye ari bo bami bane bagombaga gutegeka mu isi. Noneho Daniel ngo yifuje kumenya, umurongo 19 ngomera ko nifuza kumenya amashira kinyuma y'iby'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose, yari iteye ubwoba cyane bitavugwa, ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa, ariyo coshomeraga ibintu ikabimenagura, ibisiga ikabisiribanyisha amajanja yayo, kandi ku mutwe wayo, kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo, n'iby'irindi hembe ryameze atatasanzwe akarandurwa imbere yaryo, ari ryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye, yarushaga yandi gukomera. Maze mbona iryo hembe rirwanya abera, ryenda kubanesha, kugeza aho umukuru nyiribihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose. Maze wa wundi arambwira ati, iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzacoshomera isi yose, buyisiribange, buyimenagure, kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10, kanyuma yabwo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo gukomera isumba byose, arenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Hanyuma urubanza ruzashingwa, bazamunyaga ubutware ngo babumumareho burimburwe kugeza ku mperuka. Aha reka tube dufashe ibice bibiri, wenda hari sinzi muraza kumbaza ibibazo, ariko nkuko tubibonye igishushanyo umwami Nebukadinezari yarose, Daniel akakimusobanurira cy'ingoma enye zagombaga kubaho mu isi, ndetse na Daniel byagera mu gice cya 7 nawe akarota inyamaswa enye, ndetse nawe agakenera ubusobanuro, ariko Imana ikabasha kumwereka nawe ubwo bwami inyamaswa ya kane. Ahangaha nkuko tuyibonye ahangaha, turaza no kugenda tureba impamvu ubwami bwa mbere bwari Babuloni, kuko Imana byo yabibwiye Daniel, kuko Daniel yabwiye Nebukadinezari ati umutwe w'izahabu ni wowe. Noneho tugeze hano mu gice cya 8, tubonye nanone Daniel aza kwereka isekurume y'ihene ndetse imfizi y'intama n'isekurume y'ihene, ariko 8:20 umurongo 20 marayika aramubwira ati imfizi y'intama y'amahembe 2 nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi, kandi ya sekurume y'ihene y'igikomo ni umwami w'Ubugereki. Ahangaha rero ibi bintu biri kumvikana. Ubwami bwa kane, wenda turava no muri reba tujye no mu mateka, ubwami civilisation zikomeze enye zabaye mu isi, nge burya niza amateka mu buryo busanzwe mu ishuri, ariko civilisation enye zikomeye zabayeho nenye iyi Babuloni yategetse isi hafi ya yose, Abamedi n'Abaperesi bakurikiyeho, bakurikiraho Abagereki. Ubwami bwa kane bwabaye ubwami bwa Roma cyangwa Roma ya Kayisari, ariko yaje gusimburwa n'abapapa bakomeje kugeza ku iherezo. Hari izindi zabaye, hariho nk'izo bita za Shuru, burya na Egiputa nayo iri mu ngoma zayoboye, kuko zo hari naho zivugwa urakoze, hari naho zivugwa mu gice cya 17 abami 7 haravugwa. Ariko izi ngoma uko arenye Daniel yeretswe uhereye ku ngoma y'Ababuloni, kuko Daniel yabyeretswe ku ngoma y'Ababuloni kwa Nebukadinezari, uhereye mu gihe cye yeretswe ubwami ko bugomba gukurikirana kugeza ku iherezo ry'ibihe. Ubwo ibya mbere yasa naho nyine atabashe kubyereka, kuko yaba Nebukadinezari yaba Daniel beretswe ibintu uko ingoma zagombaga gukurikirana uhereye kiriya gihe cy'ubwo bwami bwari buriho kwa Nebukadinezari. Ibi ni ngombwa kuko twabonye ko Kristo ari hafi cyane, kandi ko
nta kigomba kubitangira. Rero abantu bakeneye kugira imyiteguro, ariko muri iyo myiteguro harimo no kumenya neza ukuri, kuko tuzi neza ko mu bihe byashize nabwo abantu burya bagiye barimbuka atari uko batasengaga. Burya kwa Nowa abantu 8 barimbutse, suko harimo hasengaga urugo rwa Nowa gusa, ahubwo abantu barasengaga. Abantu 8 bakize ntabwo ari bo basengaga bonyine, yaba Sodomo n'Igomora ntabwo harimo abandi basengaga, yaba kurimbuka kwa Yerusalemu ntabwo ari bo bonyine basengaga, ahubwo iteka ryose nk'uko bigaragara dusoma inyandiko zitandukanye z'amateka. Burya uzi ko Nowa uko iyo dukurikije nk'uyu uko yari iteye n'ubunini bwayo, burya Nowa ngo bafite abandi bantu bamufashije ndetse barashishikara, ariko noneho bari abantu bakagenda bacika intege, abandi bakabakuba bati uwo musaza arasize muramwishinga, kugeza ubwo bageze aho bakamuta. Hari abantu rero benshi bashaka gufatanya nawe ariko bageze baza gusubira inyuma. Bivuze ngo rero hari ubuyobe runaka bafite, kandi ubwo buyobe bwabwo ari inzitizi. Rero nk'uko mwambajije mutese, ikiganiro watanze kibanza kigendanye n'uko iherezo ry'isi riri hafi, ndetse imbere ya 2027 gihuye n'iki kiganiro, birahuye cyane kuko mu gihe turi kwitegura Kristo ni ngombwa ko tuvuga n'ubuyobe Imana yagaragaje kugira ngo abantu babumenye kandi kuko babashe kwakira agakiza mu buryo buribwo. Yego murakoze. Wari umaze kudusomera muri Danieli, urusomye muri Danieli igice cya 7, numva ugiye no mu cya 8. Urahuza ute n'ubwo buhanuzi kuri izo nyamaswa nyuvuze ngo zabayeho ari ubutegetsi bwayoboye isi? Ubwo wahereye kuri Babyloni kwa Nebukadinezari, ubwo ujya ku Bamedi n'Abaperesi, ujya ku Bugiriki, ujya no kuri Roma wahise ujya gusoma igice cya 8. Ibyo urabihuza gute na Antikristo, ko insanganyamatsiko turi ari insanganyamatsiko yo gusobanura Antikristo? Antikristo yaba ari inde? Yaba ari gukora ate? Yaba ari gukorera hehe? Yaba ari gukorana nande? Ari gukorera muri inde? Murakoze cyane. Ubundi iyo tuvuze Antikristo, anti no kurwanya, urumva ko Antikristo ni umuntu urwanya Imana. Noneho tuzi neza ko ubundi Imana agaragaje ubundi intambara iri hagati y'Imana na Satani, cyangwa iri hagati ya Kristo na Satani. Nubwo mu buryo bugaragara ni intambara nyine y'ibinyamuka cyangwa se Imana irwana na Satani, ariko ni intambara igaragarira mu isi mu bantu, kuko intambara ntabwo irwanirwa mu kirere. Bivuze ngo irwanirwa hagati y'abantu ubwabo. Satani akoresha abantu, na Yesu agakoresha iki? Agakoresha abantu. Niyo mpamvu rero kagombaga kuba ubwami nk'uko Imana bugaragaje, bwagombaga mbese kurwanya Imana, cyangwa se Satani akabukoresha nk'igikoresho cye ariko gihanganye n'ubwami bw'Imana. Nk'uko twabivuze ubundi, umuntu wa mbere uhanganye n'Imana ni Satani ubwe, ni Antikristo burya mukuru. Ariko nk'uko twabibonye, intambara iri hagati ya Kristo na Satani ni intambara irwanirwa ku isi kandi irwanirwa mu bantu. Niyo mpamvu uko Satani imikorere ye yo kuyobya abantu no kubagusha no kugerageza kubigarurira, nawe agerageza gukorera mu bantu. Agerageza, hari ubwami Imana agaragaje azagerageza gukoreramo kugira ngo ubwo bwami bubashe nabwo gukora abantu mu murongo. Rero Antikristo nk'uko tubonye ahangaha mukuru ni Satani, ariko ayoboye, hari ubwami yagaragaje buzaba bumukorera cyangwa we buzaba buyoboye isi. Ubwami bwa 4, ubwo bwami rero ni ubwami bwa Roma, ariko nimvuga Roma ni ikintu cy'igisysteme kinini ariko kiyobowe cyangwa gikora n'ubwami bwa Roma. Ubwo habayeho Roma y'abapagani, haza no gukurikiraho Roma y'ubupapa. Roma y'abapagani bushatse kuvuga niye? Ni ukuvuga ngo uhereye mu 168 ubwami bw'Abagereki bukimara guhanguka, havutse icyo bitaga Empire Rome, cyangwa se icyari ubwami bwagutse bw'Abaromani. Ahanini bwari bugizwe na biriya bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ariko none igihe cyaje kugera igihe iyo Empire igenda icikamo ibice, kagenda havukamo biriya bihugu tubona uyu munsi, Ubwongereza, Espanye n'ibindi. Byari ibihugu 10, ari byo hano bajya bavuga ngo ku mutwe w'iyo nyamaswa Danieli yabonye hariho amahembe 10. Nubwo bwami ibihugu 10 ni ibihe bitubwira twumve? Byari ibihugu 10 kubera ko icyo gihe hari icyo gihe muri imbere ya Kristo ni uri kutubwira. Ubwo ni imbere ya Kristo nubwo yafashe isi, ariko ifata isi bikiri icyo bita ubwami bwari bwagutse bw'Abaromani, bw'Abakayisari. Ariko nko muri 321 nibwo uko gucika cyangwa uko gutandukana kwagiye gutangira kugenda kubaho bitewe n'intambara zitandukanye, zimwe zagiye ziba muri ubwo bwami. 321 nyuma ya Kristo.
kuko urumva mu gihe cya Kristo tubona ko Yesu yanaje abayuda bene bo bari bari mu bukoroni bw'abaromani. Icyo gihe rero hari hakiri abakayisari no kuvuga ngo gucikamo ibice niko ariko akabayeho. Nubwo inyandiko zitubwira ko gucikamo ibice cyangwa ari amahembe 10 yagaragaye uhere muri za 320 kuzagenda ukageza muri 500 niho gucikamo ibice cyangwa kwitandukanya kwagiye kubaho, nibwo ayo mahembe yagaragaye. Ayo mahembe yagaragaye ngo muri za 320 nyuma nibwo hatangiye kuba kugenda gucika. Ari nka yahi ni ukuvuga ngo nk'uko twabivuze ni ibihugu uyu munsi biriya bihugu bikomeye, ariko mbere byitwaga byari bifite amazina yandi agiye akomatanije. Hari nk'icyo bita Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ni ukuvuga ngo ni kiriya cyari ubwami bw'Abongereza. Hari n'andi mazina ya kera agendaga avuga uduce runaka, ntabwo nagerageje kugira kubyandika, ariko ibyo birahari abanditsi barabivuga nko mu gitabo cyitwa mu gitabo cy'uwitwa Uriah Smith cy'ubusobanuro bw'Yeshuwa na Daniel yarabigaragaje. Ariko uyu munsi nibyo bihugu tubona, Ubwongereza, Ubutaliyane, Espanye, za Portugal, ni ibihugu 10 ibihugu bikomeye, bira bihugu bikomeye by'Iburayi bifite ijambo rinini kurenza ibindi. Nibyo bihugu bivugwa ku byari byashushanyaga ari amahembe yari ku mutwe w'iriya nyamaswa amahembe 10. Portugal nayizamo se ndumva Portugal ishobore kubizamo neza, ntabwo ndi kwibuka neza iyo liste y'iyo bihugu ntabwo izamo. Urakoze ariko ntacyo, reka dukomeze. Iyo liste nzagerageza kwireba nitwongera tuzarigerageza kureba, ariko ntabwo iyo liste urumva ntabwo nyifite, ariko nibira ibihugu bikomeye 10. Ni ukuvuga ngo iriya nyamaswa kane ubwami bw'Abaroma y'amahembe 10 n'ibyo bihugu 10. Yego. Twari turi ku ijambo udusobanurira Roma pagani yabayeho ryari ni iyihe? Roma pagani nubwa icyo gihe ubwami bwa icyo bitaga Empire Rome cyayoborwaga n'abakayisari, cyari gikuriwe nyine nabo bami b'Abaromani, cyabayeho kigeza muri 476. Noneho igihugu ubwami bwamaraga kuvaho, noneho kagatangira ayo mahembe 10 agatangira kugaragara cyane. Noneho ariko haje kuvukamo mu gihe gito gishize, haje kuvukamo ihembe rimwe tubwirwa ko muri hano muri bira batubwiye ihembe rinini ryavutse riranduye 3. Ni Vatikani yaje kuvukamo, ariko imanje gukuramo ibihugu icyo gihe cyangwa se uduce tw'Abavandari, Abostrogote n'Abayerori, ni bimwe mu bice byari bigize ibyo bihugu. Abavandari uyu munsi ni hehe? Abavandari, Abostrogote n'Abayerori. Yego. N'Abaherori. Sobanurira ibyo bihugu ni bihe uyu munsi byitwa ngo iki? Uyu munsi igihugu cy'Abavandari. Yego. Ni ikihe gihugu uyu munsi? Nzagerageza kubicukumbura neza kugira ngo ibyo nicyo kibazo. Dore Pastor Musisi barihangana Pastor, tuba tumuvuga ko aho wamaze kutubwira idini usengeramo, kandi byanejeje cyane, kuko nahise numva kuzabawuzana Pastor Musisi mugakorana ibiganiro bizamfasha cyane, kandi bizafasha benshi. Icyo kiganiro duherutse kugikora ibyo bihugu bitatuvuze, ariko uburyo ugiye kubitubwiramo ntabwo ari Pastor Musisi yavuze. We bisobanuye ate? Wenda ntabwo mbizi, ariko sinangwa ko tubitindaho. N'uburyo yasobanuye ari amahembe 3 yakuwe, ntabwo ari abo bavandana, ntabwo ari byo mvuze. Sibyo ugiye kutubwira uburyo kameze atagakurwa se? Ntabwo ari uko yabisobanuye. Akaba niyo mpamvu twe tuba dushaka kwinjira muri Bibiliya ngo tusobanure neza, turebe ibi bintu kuko niba ari ukuri, hanyuma twikomereje. Ushaka kutubwira ko Ubutaliyani ariyo Roma nyirisitu? Nicyo bita Vatikani. Vatikani niyo Roma nyirisitu, yobowe n'abapapa. Kandi iyo dusomye neza turabyumva kuko Daniel yeretswe iyo nyamaswa ya kane, ariko ayibonana amahembe 10. Amahembe 10 ashushanya ibyo bihugu twavuze. Noneho ariko ayo mahembe 3 yitegereje ngo abona araranduwe, havukamo kandi gahembe kanini, ndetse ageze paravuga ngo ako gahembe kari gafite amaso ameze nk'ay'umuntu, kakavuga ibikomeye. Noneho yagera hepfo muri Daniel 7:25 akavuga ngo umwami uzaba umaje gutsinda 3, kandi ngo umwami niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, arenganya bera bisumba byose, kandi yigira inama zo guhindura n'amategeko. Ibi rero abantu bakurikirana amateka, ariko hari ijambo wirindi wirengagije, bizandikirwa mu maboko ye. Urakoze cyane. Nibihe n'igice cy'igihe bizashira.
ubwo ntabwo nari nsoje uwo murongo ko bizarekerwa mu maboko ye. Urakoze umurongo kugezaho igihe n'ibihe n'iceceki bizashirira. Yego. Hanyuma ushaka kutubwira ko ubwo ako gahembe ari Vatikani? Yego, ni Vatikani kubera impamvu ikurikira, kubera ko iyo tubihuje n'amateka, aya mateka yabayeho mu buryo busanzwe, tubona ko ibi bintu byasohoye ku bwami bwa Roma. Uti gute? Kuko ubwami bwa Roma, Daniel ngo abonye aka gahembe gafite amaso asa n'ay'umuntu. Urumva nyine umuntu ntabwo ubwo n'abantu babyumva bavuze inyamaswa muri Bibiliya ntabwo iteka bavuze ngo ni inyamaswa izaza abantu bayibona, ahubwo twavuze ko ubwami bavuga inyamaswa bashaka kugaragaza ubwami. Kandi kuri ubu bwami Daniel abona amahembe 10 yabonye, atakarandurwa akazamuka gahembe. Daniel avuga ngo ako gahembe niko kazavuga ibyo kugomera isumba byose. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ako gahembe kazavuga ibikomeye cyangwa se ibyo kwishira hejuru, kazavuga ibyo kugomera isumba byose. Kuko tuzi ko uyu munsi ubupapa cyangwa se abapapa ndetse n'abandi, gahembe ni Vatikani cyangwa gahembe ni Vatikani. Ni Vatikani cyangwa se ako gahembe yabonye, kuko nituvuga Vatikani ni uwiyobowe n'abapapa. Ubwo ako gahembe yabonye ni ukuvuga ngo niba tuvuze igihugu, we yagiye agaragaza ko ku gahembe ni umwami yagaragaje ko ari umwami uzategeka, akavuga ibyo kugomera isumba byose. Urumva ko ni umwami w'icyo gihugu cya Vatikani kizaba kivutsemo. Ngo gahembe yabonye ni Vatikani ariko iyobowe n'ubwami bw'ubupapa, ariko avuga abami bako gahembe icyo bazakora ko bazavuga ibyo kugomera isumba byose, barenganya bera bisumba byose, bigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ibyo bintu bitatu rero tubona byarasohoye ku bwami bw'ubupapa, kuko tuzi ko bafashe imyaka 1260 igihe cyiswe cy'umwijima mu mateka. Noneho kaza kuba akarengane gakomeye cyane, batoteza abakristo mu buryo bwose, kugeza igihe abakristo bamwe bahungiye muri Amerika b'abaprotestani, aribwo amaturo ya protestani yavukaga muri Amerika. Burya bahunze akarengane kabaga mu Burayi, kuko igihe abantu batemeraga amahame ya Roma ntabwo yabihanganiraga, ahubwo yabagaruraga ku itegeko, ku buryo ababyangaga byabagizeho ingaruka, ku buryo hari abantu benshi bapfuye. Ibyo biga amateka barabizi. Kandi noneho ntabwo ari cyo gusa, ubwami nanone bwavuze ibikomeye, kuko kuvuga ibikomeye cyangwa se kwirata cyangwa kwishyira hejuru, kuko tubibona ku mazina abayobozi cyangwa se abapapa bihaye. Harimo amazina kuvuga ngo nyir'ubutungane, kandi Yesu aravuze ngo mw'isi nta muntu wera, mw'isi nta ntungane baho keretse Imana. Rero tubona ko abapapa bishyize mu mwanya w'Imana, cyangwa bavuze ibikomeye kuko bishyize mu mwanya w'Imana. Tubona ngo Senyeri tuzi ko ari Imana cyangwa se ari umwami. Urumva ko ayo mazina bihaye nicyo Daniel avuze ngo bazavuga amagambo kugomera isumba byose, barenganya bisumba byose, kandi ngo bazigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Iyo dusomye muri gategisimu za Kiliziya Gatolika bagaragaza ibigendanye n'amategeko bahinduye, usanga ko babyiyemerera ko mu mategeko bakoze impinduka, nk'itegeko rya 2 muri gategisimu ribonekamo, ariko muri Bibiliya yabo ribonekamo iribuzanya kunamira ibishushanyo. Noneho itegeko rya 4 naryo barikoraho impinduka, umunsi wo gusenga bawukora ku isabato babishyira ku cyumweru. Noneho n'itegeko rya 10 rivuga kwifuza, naryo baricemo 2. None irya 9 ravuga ngo nukifuze nuzifuza umugore wundi, irya 10 ravuga ngo nufifuze kwiba cyangwa kwanyiriza iby'abandi. Ariko wagera muri ibiri ugasanga mu mategeko ni itegeko rimwe rifatanye kutifuza, ariko kubera irya 2 rivuyemo ntago yari kuzura, ariko bikene niyo mpamvu irya 10 baricemo 2. Rero ibyo bintu bibiri bitatu mvuze byose byabaye ku bwami bw'ubupapa, nibwo bwavuze ibikomeye cyangwa bwishyira hejuru, ndetse burenganya bari bisumba byose, ndetse bwigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Kandi kugeza umunsi izo mpinduka zarabayeho, ziragaragara, turazibona. Kandi n'abanditsi tuganire, kuko icyo dushaka ku bakunzi bacu ni ugukuramo abantu urujijo, no kutibanda cyane ku bya abantu bo mu madini banditse cyangwa se bigeze bavuga. Kubera ko wenda umuntu ari mu idini runaka ugasanga inyigisho z'iryo dini nizo zamubase, nawe yumva ko ariyo nzira yonyine, nta rindi hishurirwa ryo muri Bibiliya umuntu yagira. Ugarutse ku bintu bitatu: azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura n'amategeko, kandi niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose.
wari kutubwira ko iriya nyamaswa ya kane ari ubwami bw'abaroma. Ibyo ni ibintu bizwi koko nk'uko ubuhanuzi bivuga. yego Ariko ahantu tugiye gutinda tutari bupfe guhita twumvikana ni kuri aka gahembe. yego ari nayo mpamvu ushaka kumenya, ntabwo urasobanura ese kuyise wirukanka ukagera ku bupapa, ubwo bupapa niwe antikristo, nibwo antikristo, cyangwa se hariya wari urimo kujya kwa papa mu gihugu cye, i Vatikani niwe ndi kuvuga. Niba ushaka kwerekana ko ariwo kwa antikristo, ariwe mu rugo kwa antikristo, ubwo papa ni antikristo, hanyuma i Vatikani nibwo ni mu rugo rwa antikristo. icyo hano batugaragarije nk'uko twabisomye, kuko burya gukoresha inyandiko biba byiza cyane, kuko Daniel hano yavuze ko nitegereje ayo mahembe mbona imbere yaryo mbona muri yo hameze irindi hembe toya, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbona amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Noneho sobanura rero, asobanuza inzozi icyo bamubwiye n'iki baramubwiye ngo maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa yakaniza ubwami bwa kane ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose, buzacoshomera isi yose busiribange mu imenagure, kandi mu mahembe 10 muri bwo bwami hazakomokamo abami 10, hanyuma yabo hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanisha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose. Urumva ko rero uyu mwami uvugwa ninde? Ni ukuvuga ngo ubwami bundi umuntu uba ufite ijambo cyangwa ugira icyo akora kuri ubwo bwami uba ubuyoboye, hano niwe bagaragaje. Kandi ubwami bwa Vatikani bwavuzwe hano ko buzakomoka mu mahembe 3 aranduwe. Ubwo bwami wowe n'abapapa rero ntakabuza ko bari kuvuga hano abapapa, kuko niba bafite ubushobozi bwo ushaka kuvuga ko papa ari we antikristo. Papa na antikristo, ariko atari kuvuga ngo ni papa, ariko atari kuvuga ngo ni papa runaka, ubwo iyo systeme y'ubupapa uhereye bwatangiye gukomeza. Nabyumvise. Ubwo nibo ubupapa nibwo bwakoze ibintu 3. Yego, bwavuze ibyo kugomera isumba byose, burenganya bera bisumba byose, kugira inama zo guhindurira n'amategeko, nibwo rwose bicerwa mu maboko yabo kugeza ibihe n'igihe n'icyo gihe bizashirira. Yego, icyambere shaka kumenya ahangaha nakubaje ngo antikristo ninde? Ni umuntu, ni inyamaswa, ni igikoko, akorera he, akorera muri nde? Urumva ibyo nibyo natangiriye nkubaza. None urafokasinga kuri papa. Aha niho abantu benshi bakunda kugira ikibazo. Ubuje kutubwira ko antikristo nuwo nta wundi. Ubwo nta wundi si kwiye gutegereza. Ntabwo ari cyo mvuze. Ihangane gato ngewe uraje uransubiza, nanjye ubwo ngewe ni David kuko mbyumva nkurikije icyo uvuze. Yego. Ikindi muri budusobanurire uburyo bakuye yavuze ibyo kugomera isumba byose, ubwo ndavuga ubupapa, uburyo barenganyije abera bisumba byose, uburyo bigira inama zo guhindura ibe n'amategeko, hanyuma icyanyu muri busorezeho ni uburyo byarekeye mu maboko yabo kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Uradusobanurira iki gihe bagomba kuba bafite n'ibihe n'iki gihe, dusobanurire ibyari byo, niba ari imyaka, niba ari ingahe, uduhurize n'ubupapa igihe bumaze muri iki gihe cya none, hanyuma tumenye neza ibyo niba ari ukuri. Ikindi uri budusobanurire ni iki ngiki utubwiye ko amahembe 3 yakuwe nk'uko Daniel yabivuze, akamera rira rimwe, ari bwo papa utubwiye, kandi urongeye twereka ko aya mahembe 10 ari ibihugu 10 biri uyu munsi. Ni gute rero uratubwira ibigo bihugu 3 byavuyeho n'uburyo ubupapa bwahise buzamuka muri ibihugu 10? Urakoze cyane. Yes. Rero nkuko aha ku cyambere. Yego, ndahera ku cyambere nkuko nari gusobanurira ngo antikristo ninde? Uvuze ko ari papa. Yego. Ubwo icyo nakubwira ngo akorera muri ndakorana nande wabirangije, ubwo we yizuje ibyo biruzuye. Ni ukuvuga ngo icyo ngicyo reka nongere nyisubiremo, navuze ko ubundi antikristo mukuru ni Satani, kuko ubundi Satani uhanganye na Kristo. Kandi antibivuga kurwanya, bivuze antikristo ni umuntu urwanya nde? Kristo. Nkuko twavuze rero nubwo Satani ari antikristo mukuru, ariko intambara iri hagati ya Kristo na Satani irwanirwa mu bantu, iri ku isi, kandi ntabwo irwanirwa mu bintu tubona mu biti n'iki, ahubwo irwanirwa mu bantu, kuko bose n'umuntu bashaka. Niyo mpamvu uyu antikristo nawe akorera mu bantu. Niyo ngo antikristo akora. Kuki ushaka kumwerekana nka Satani niwe wese antikristo? Niyo ngo Satani niwe afite ibikoresho bye, abasha ku ashaka kumenya ko ari Satani akaba na antikristo, sibyo? Yego.
Satani we turabizi kuva kera arwanyije Imana. urakoze cyane. Ariko Bibiliya ikomeza kugaragaza ko ari antikristo. Noneho rero yego antikristo ubwo ububasha bwose azakoresha ko ahakana Yesu cyangwa agakana Kristo, azaba akoresha ububasha bwa Satani. yego Turashaka kumenya antikristo wa nyawe, Satani bumwihoreye. yego abo antikristo wa nyawe nindi? antikristo uvugwa mu gitabo cya Daniel cyane, reka ari mvuga kuko n'ubundi ni antikristo uvugwa muri Bibiliya, muri Daniel, mu byahishuwe Pawulo mu rwa 2 rwa Tesalonika cyamugarutseho avuga ko ari umwana wo kurimbuka wikize hejuru cyitwa Imana cyose ku buryo cyari umutsengero gatakaza ko ari Imana. Uwo muntu nk'uko mbivuze, uwo nguwo ni abapapa. Twebwe turashaka kujya muri Bibiliya, reka Bibiliya niyo bitwereka. Uvuze ko antikristo ari ubupapa rwose, ubu kugeza aka kanya abantu ntibagira ahandi hantu bareba, ntibagiye n'undi antikristo bategereza, bahite bakira ko papa ari wa antikristo. rwose papa niwe. Ariko icyo uri kuvuga wenda ushizemo akantu, papa dusubize kandi papa ni antikristo. Ariko antikristo nawe ntakora wenyine, uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo afite amashami. Niba ari umwami, nose umwami nagira abayoborwa, niba ari umwami abafite abaminisitiri, abafite ibiki. Rero n'uwo nguwo nubwo ari antikristo ukuriye sisitemu yo kwisirwanya Imana, ariko se wenyine afite abandi bafatanyije nawe, kuko mu byahishuwe wenda turaza kugera haravuga ngo ahabwa gutwara imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Nwango mbese biri ku isi, sisitemu irwanya Imana yo ku isi, y'ubwami bwo ku isi, niwe ubuhedinze, niwe ubukuriye. Icyo nakubazaga ari nacyo abantu dushaka kumvisha, twamaze kubyuma ko papa ari antikristo nk'uko bivuze, kuko turi bugaruke muri Bibiliya none tubyinjiremo neza, turebe ibi bintu neza byo muri Daniel. Yego atari guhita tufokasinga ku muntu cyane. yego Abantu bakure y'amaso, be kugira undi antikristo bategereza uzaza. Antikristo ni papa. yego antikristo n'ubwami bw'ubupapa. Bivuga ngo uwo nibyo bikomeza kugeza ku mperuka, nta wundi uzigera ubaho. Icyo ibyahishuwe byatubwiye nibigera ku mperuka hari ibindi bikoresho azabona. Ibihe bikoresho? Iyo dusomye mu byahishuwe 13 uhereye ku gice cya 11 tubona bagaragaza inyamaswa avuye mu gitaka. Iyo nayo ariko ikazaza ihamagarira abantu, ikurura abantu mu kuramya n'ubundi wa antikristo wari usanzwe. Bivuze ngo ni igikoresho kindi kizaza gufasha. Inyamaswa ebyiri hariya. Iya mbere yo n'ubundi ni antikristo, kuko iya mbere ivuga inyamaswa avuye mu nyanja. N'ubundi nidusoma turabigeraho turebe n'ibyo bintu bavuga, tubona ko n'ubundi iyo nyamaswa Yohana yagarutseho ivugwa mu byahishuwe 13 kugeza ku wa 10 n'ubundi ni ubupapa n'antikristo. Ariko uhise ukurikiza nk'ibikurikiyeho guhera ku 11 avuga indi nyamaswa itandukanye n'iyo ya mbere. Iyo nyamaswa yo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se nabwo ni ubwami buzaza, ariko buje kunganira iyo nyamaswa mbere kugira ngo buyifashe gukurura isi yose mu kuramya antikristo. Ariko icyo gice cya 13 kikajya gusoza, tukabona haje ikindi gikoresho cya gatatu cyitwa igishushanyo cy'inyamaswa. Nacyo kikaza ari ikindi gikoresho nyuma y'inyamaswa uvuye mu gitaka iri gufasha antikristo. Haje igishushanyo cy'inyamaswa, cyangwa se ni ukwihuza mu magambo ku isi yose, cyane cyane icyo Bibiliya yise amadini ya gikristo cyane azihuza nayo, atari inkunga cyangwa shigikire uwo maraya, uwo birayise maraya cyangwa antikristo, ku buryo n'ubundi abantu bose bazakururirwa mu kuramya antikristo. Bivuze ngo icyo tubona mu byahishuwe kizamo kindi nuko antikristo noneho azagira amashami, agira inyamaswa ivuye mu gitaka, agira noneho n'ihuriro ry'isi yose, amadini na leta zo mu isi, aricyo kizwi igishushanyo cy'inyamaswa. Noneho byose bifatikanye nawe. Ubwo nuko nguruma mu byahishuwe hajemo ikindi kintu. Ikibazo wisujya kuri uvuze ibintu byinshi cyane abantu badahita bashyikira. Yego biriya byo mu byahishuwe ubwo kuvuga ngo kira gice umurongo wa 11 byaho n'ibirasohoka. Kuva ku murongo wa 11 ubwo buhanuzi ntiburasohoka, tubutegereze ko hari igihe buzasohoka. Ubwo buhanuzi bwaratangiye, ntabwo sukuvuga ngo niburasohora. Ndi kwerekana ngo ngazifashisha ngo mbivuze muri ubwo buryo, wenda nakoreshaga inyandiko bakoresheje uko babivuze, kuko bandikaga ibintu bitaraba. Ariko ubwo buhanuzi bavuze uyu munsi tubona ko bwaratangiye, ndetse bugenda bugana imbere, ariko umusozo wabwo nyirizina tuwutegereze ku musozo wabwo, ubwo inyamaswa, igishushanyo cy'inyamaswa n'antikristo bose bazaba bamaze kwikuranyiriza hamwe burundu. Intambara iheruka ikarwanwa hagati ya Kristo n'itorero rye, bari kurwana n'antikristo ndetse n'ibyo bikoresho bye. Twihuse uyu munsi navuga ngo ni introduction turi gukora, kuko tuzinjira muri Bibiliya
icyo tuzinjiramo no kubanza gusobanura aya mahembe 10 kugira ngo abantu bumve Antikristo wa nyawe, twe gutera abantu urujijo ngo abantu bizasigare bibacanga, usanga hari n'abiciraho iteka bavuga yuko bagiye kurimbuka, kuko cyaba ari ikibazo ugiye kwerekana ko abantu bose bamaze kujya muri system ya Antikristo ubwo nta bugingo bafite bazarimbuka. Icyo nicyo kintu ubwo nta butumwa twakavuze, rero ntabwo twakabuvuze, kuko impamvu nuko tuzasobanura aya mahembe 10, tugasobanura 3 yakuwe, kari agahembe kameze kakora biriya bintu 3, ibyo tuzabyinjiramo tubisobanure neza. Mbere yuko rero tuzabyinjiramo tukagira ngo ubanze usobanure wowe watanye kudushushanyiriza kari papa n'ibikoresho byo azakoresha, dusobanura biriya bintu 3 papa agomba gukora. Ariko cyambere azavuga ibyo kugomera isumba byose, tubwira icyo ngicyo. Ariko mbere yuko maze reka nze kucyuvuze cy'abantu bashobora kwiciraho iteka uyu munsi, kuri Imana yacu ni nziza kandi Imana yacu irababarira. Bivuze ngo nubwo abantu bashobora kuba barabaye mu buyobe n'uyu munsi bakaba baburimo, bakarabya Antikristo batabizi. Ariko ikibazo ise wihuta kuko ntabwo tuje tuvuga abantu. Nashaka kunganira ahangaha, ntabwo abantu uyu munsi bakiriweho iteka kuko baramije Antikristo, ahubwo uyu munsi tubona mu Gesho 18 ko Imana izongera ihamagare bwa nyuma ari kiri gukora uyu munsi kugira ngo umuntu, niyo mpamvu ubutumwa buri gutambuka, umuntu abone ubuyobe bwe narangiza afata icyemezo gitandukanye na Babuloni. Uburyo urimo navuga ibyahishuwe urimo kubigaragaza nk'ibintu bitegerejwe kuzaba, wagira ngo ni ibintu bifite ikindi gihe cyabyo bizasohorera, iki gihe turimo n'ibirasohora. Oya, ibyo bintu byarasohoye, ukongera ukerekana ngo birimo biraba. Urumva utari confusing abantu? Yego. No, ubundi tugomba kwerekana Bibiliya. Ese ibivuga muri Bibiliya byarasohoye, biri gusohora, bizasohora? Ibyasohoye nibihe? Ibyasohoye nibihe? Ibiri gusohora nibihe? Ibizasohora nibihe? Kugira ngo abantu bamenye, kuko nidufata ibintu byose ugasanga turabyerekeza mu bizasohora, abantu ntabwo bazijya bamenya ukuri, kandi hari n'abazirara bagira ngo ibihe biracyahari. Icyo dushaka kubanza kumenya, urimo kutwereka ngo hari ikindi gihe kizabaho ngo abantu bongere babwirwe ubutumwa bwiza. Ese ubutumwa bwiza mu buravuga cyangwa ntiburi kuvugwa? Ubutumwa bwiza buri kuvugwa. Aha, kugira ngo dusobanure neza ibintu abantu babyumve, biriya bintu 3 nibyo tugiye guheraho. Icyambere ngo azavuga ibyo kugomera isumba byose. Turi kuri Daniel 7:25. Ubwo abadukurikiye nabo wenda tugendane bafite Bibiliya. Azavuga ibyo kugomera isumba byose. Ku murongo abanjeje twabonye ngo afite akanwa kavuga ibikomeye. Iki gishaka kwerekeza iki gishaka kwerekeza kukwishira hejuru k'uwo mwami. Mu yandi magambo, kukwishira hejuru gute? Ibi byerekezaga kukwishira hejuru k'uwo mwami, nk'uko tubibona cyangwa byagaragaye mu mateka ko ubupapa bwishize mu mwanya w'Imana, kugeza ubwo umuntu upfa yitwa ngo nyiri ubutungane cyangwa se uwera. Kandi Yesu aravuze ngo nta wera ubaho, uwera ni Imana yonyine. Tubona abantu bitwa ngo Monsenyeri cyangwa se urumva umwami. Ubwo uri kuri aka kantu kavuga ngo azavuga ibyo kugomera isumba byose. Azavuga ibyo kugomera isumba byose. Mbese bishatse kwerekana uburyo umwami azishira hejuru akayitira, agafata amazina y'Imana akayitirira. Ibi nicyo byerekezagaho. Ubwo ni ukuvuga. Ibyo birarebana no kuvuga. Nujya mu rwa 2 rw'Abatesaloniki, igice cyaho cya 2, tuzaraza kubona Paulo yaravuze ngo uwo mwami azishira hejuru y'ikitwa Imana cyose, ndetse ngo azicara mu rusengero atangaze ko ari Imana. Azicara mu rusengero atangaze ko ari Imana. Ubwo rero urumva icyo biganisha, ushatse kwerekana ko Paulo nawe hari Amatesalonika ari papa yavuga rwose n'ubu papa yagarukagaho. Icyo tukivuyeho. Ubwo ni uburyo yise papa n'abo bakozi harimo abitwa ba Monsenyeri. Yego, ibyo nibyo byo kuvuga ibyo kugomera isumba byose. Ni icyo ngicyo. Twagiye ku cya 2, kandi azarenganya abera bisumba byose. Mu gitabo kimwe cy'uwitwa Uriya Smith yanditse ku busobanuro bw'Esho na Daniel, yaranditse ngo si bisaba gukora ubushakashatsi bwinshi kugira ngo umuntu amenye neza ko ubwami bw'ubupapa ari bwo bwarenganije abantu. Ati kuko ibyo ngibyo ati ni ibintu byigaragariza mu mateka, kuko hari imyaka myinshi yashize y'umwijima. Ndetse umugabo aza kwandika ngo ibi ngibi utabyumva neza, ati azasanga umuprotestani w'ukuri ibi ngibi yabimwemeza ko ubwami bwavugaga ari ubwami bw'ubupapa. Turagushimiye cyane kuri iki kiganiro. Reka dusoreze aha ngaha, tuzasukura ubutaha. Murakoze cyane. Mari bw'umugisha, turi mu kiganiro kirebana na Antikristo. Ubutaha tuzagaruka dusoma Bibiliya, twinjiramo kugira ngo turebe. Murakoze cyane. Gusenga. Kadushima Imana uhoraho, Mana nziza, habwa icyubahiro.
tugushimiye ko udufashije kandi wabanye natwe, turimo twiga ijambo waduhishuriye, turasaba Mwuka wawe wera kugira ngo agume kudufasha kandi adusobanurire, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane inshuti mwarimu kuri iki kiganiro. Imana ikomeze kuba umugisha. Tubara icyo butaha kugira ngo dukomereze muri iyi nyigisho irebana na Antikristo. Intego no kugira ngo tuvanemo confusion mu bantu, basobanukirwa Antikristo wa nyawe, hanyuma buri wese amenye uburyo amurwanya. Imana ibaho umugisha cyane, mugire ibihe byiza. Shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.